Ibikorwa bye birenze imivugire. Haleluya, 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 haleluya. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu ageze mu gihugu cya Kayisariya ya Filipo, atangira kubaza abigishwa be ati abantu bavuga ko umwana w'umuntu ari nde? Baramusubiza bati bamwe bavuga ko ari Yohani Batisita, abandi ko ari Eliya, abandi ko ari Yeremiya cyangwa umwe mu bandi bahanuzi. Yongera kubabaza ati mwebwe se muvuga ko ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati wowe uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu aramusubiza agira ati urahirwa Simoni mwene Yonasi, kuko atari umubiri n'amaraso byabiguhishuriye, ahubwo ari Data uri mu ijuru. Noneho nkubwiye kuri uru rutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye, n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda. Nzaguha imfunguzo z'ingoma y'ijuru, icyo uzaba waboshye munsi kizabaho no mu ijuru, n'icyo uzaba wabohoye munsi kizabohorwa no mu ijuru. Hanyuma yihanangiriza abigishwa kutagira uwo babwira ko ari Kristo. Ubwo Yesu atangira kumenyesha abigishwa be ko agomba kujya i Yerusalemu, kuhababarizwa cyane n'abakuru b'imiryango n'abaherezabitambo bakuru n'abigisha amategeko, akicwa kandi akazazuka ku munsi wa gatatu. Petero aramwihugikana aramutonganya avuga ati biragatsindwa Nyagasani, ibyo ntibizakubeho. Ariko we ahindukirana Petero aramubwira ati hoshi mva iruhande Sekibi, umbereye umutego kuko ibitekerezo byawe bitavuye ku Mana ahubwo ku bantu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Yesu Kristo akuzwe bavandimwe. Nyagasani turememo umutima mushya. Ni Zaburi ya 51. Ku cyumweru amasomo matagatifu y'icyo cyumweru nibwo agarukaga ku mugati utanga ubugingo, ariko kiriya cyumweru cyaduhaye amafoto abiri. Ifoto ya mbere ni muntu w'igisazira, ifoto ya kabiri ni muntu mushya. Burya ntawe utifuza icyiza, ariko kubera ko turi abantu hari igihe ujya kubona ukabona ikibi kiraje kandi kikagushegesha. Icyaha ni ikintu kibi dukora tubizi kandi tubishaka, kinyuranyije no gushaka kw'Imana. Icyo kivura muheto nta muntu utakigwama kiri kuri iyi si. Ndabeshyara? Noneho mu Bukristo bwacu hari igihe usanga umuntu aho kugira ngo arebe ibyo byazatuma agera mu ijuru, agiye kureba ibya mugenzi we, akaba ibyo ureba gusa, ndetse tugaca n'imanza. Uriya ni ikiwerewere, ni umunyabyaha. Nyamara wagombye kuvuga ati njyewe si byanjye bimeze gute, kugira ngo mbone kureba ibya mugenzi wanjye. N'Uhoraho twabyumvise mu isomo rya mbere mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igihe kiregereje n'Uhoraho ubivuze, maze nzagira n'isezerano rishya n'umuryango wa Isirayeli n'uwa Yuda, rizaba ritandukanye n'iryo nagiranye n'abasokuruza babo igihe nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Misiri. Ibi byose ni ikiganza cy'Uhoraho. Ariko Abayisirayeli wagira ngo bapfuye kubavana mu bucakara, barabajyana babayobora ku buryo bugoranye, bambuke inyanja itukura, banyura mu bizazane, bahura n'inzara n'inyota. Uhoraho habaye ibyo kunywa n'ibyo kurya. Ngira ngo no ku cyumweru twarabyumvise mu isomo rya mbere, ntimubyibuka? Ariko bararenga bayoboka ibigirwamana ba dini. Mwabyumvise? Ariko Uhoraho yanga guhaniraho
niho bati nzagirana isezerano rishya n'umuryango wanjye. Bo bishe isezerano ryanjye, uwo ni Uhoraho ubivuze, ariko njyewe nakomeje kubabera umutegetsi, umuyobozi. Rero iryo sezerano nzagirana n'umuryango wa Isiraheli nyuma y'iyo minsi, uwo ni Uhoraho ubivuze. Amategeko yanjye nzayabacengezamo, nyandike mu mitima, bityo mbabere Imana nabo bambere umuryango. Haleluya. Suko amategeko y'Imana batari bayafite, bari barayahawe ku musozi wa Horebu na Musa, niwe Imana yanyujijeho, ariko amategeko barayafataga bakayambara ku nshunda zabo. Abafarisayo murabizi, bakagenda bayambaye, ariko kuyashyira mu bikorwa bikaba ibindi. Ariko Uhoraho ati nzayacengeza mu mitima yabo. Aho kugira ngo bayatware inyuma agaragara, azashyira mu mitima yabo. Imana noneho ikomeze kubabera, kuko ntabwo yigeze ibicikaho. Imana ikomeze kutubera Imana, natwe tuyibera iki? Tuyibera umuryango. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ntibazongera kwigishanya bavuga ngo menye Uhoraho, kuko bose bazaba banzi, uhereye ku muto kugeza ku mukuru, uwo ni Uhoraho bivuze. Nkabababarira ubugome bwabo, sinzongere no kwibuka icyaha cyabo ukundi. Uhoraho ni nyir'imbabazi. Uwaje amugana wese akavuga ati Nyagasani mbabarira, akikomanga ku gituza kuko ndi umunyabyaha, Uhoraho aramubabarira kandi akamuha n'imbaraga zo kugira ngo atazongera kugwa mu mitego ukundi. Bityo amategeko y'Uhoraho, cyane cyane itegeko ry'urukundo, ukunda Imana na mugenzi wawe, babashe kubishyira mu mitima yabo, byose bizagende neza. Aka kanya rero buri wese asenga agira ati Nyagasani ndemamo umutima mushya, ukwakira nkakira n'amategeko yawe, maze byose bikagenda neza. Ivanjiri y'uyu munsi twayumvise ya Matayo 16:13 kugera kwa 23. Yesu agera mu gihugu cya Kayisariya Filipo, atangira kubaza abigishwa be, abantu bavuga ko umwana w'umuntu ari nde? Iki kibazo nawe urakibazwa. Ese Yesu arakubaza, wowe uvuga ko ndindi? Bose benshi muri bo muri rubanda, iki kibazo cyarabateye, cyarabananiye. Bamwe bavuga ko urinde Yohani Batista, kuko babonaga Yohani Batista ari umuntu ukomeye, uvugisha ukuri kandi ukora ubutumwa neza. Abandi bakavuga ko urinde Eliya yari umuntu ukomeye, uvugaga bikaba ndetse n'ibitangaza bikaba mu izina ryande, izina ry'Imana. Abandi kuri Yeremiya nawe yari umuhanuzi ukomeye w'icyo gihe, cyangwa umwe mu bandi bahanuzi. Ikibazo abo yabajije ubwa mbere babikoze, bose babyishe, nta n'umwe babashe gufindura uwo ari we. Nuko yongera kubabaza ati mwebwe se muvuga ko ndindi? Arabamukukiraga mu kivunge kirabananiye, ariko hari n'abandi bamukurikiraga umunsi ku wundi, isaha ku yindi. Babandi bamubonye akiza abarwayi, babandi bamubonye atubura iki? Imigati bakarya bagahaga. Mwebwe se muvuga ko ndindi? Nabwo buriya bararuciye bararumira. Burya umunyeshuri w'umuswa burya mu ishuri aba yaragowe. Mwarimu akabaza shwi, ntashobora no kuzamura agatoki, ntibibaho. Nuko yongera kubabaza ati mwebwe se nkamwe inshuti zanjye, mwebwe twakoranye ubutumwa twagendanye, muvuga ko ndindi? Simoni Petero rero ni umuntu icyamuzagamo cyose yahitaga kivuga. Nuko atera hejuru aravuga ati wowe uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Kristo Yesu akuzwe. Aravuga kandi amurikiwe n'Imana, na Yesu yayimubwiye. Ntago ari Yesu abandi kuvuga ngo urahirwa Simoni mwene Yonasi, kuko atari umubiri n'amaraso byabigwishyuriye, ahubwo ni Data uri hehe? Ni Data uri mu ijuru. Amuhaye guhamya ukwemera. Yesu agaragaje uwo ari we, ni Kristo umwana w'Imana nzima. Kristo bisobanura, bivuga Kristos mu kigereki, bisobanura uwasizwe iki? Uwasizwe amavuta kugira ngo ajye gutagatifuza imbaga kandi ayiyobore ku Mana. Niyo mpamvu bavuga padiri bavuga ko ari Alter Christus, ni uwundi Kristo kubw'isakramento ry'umusaserdoti ahabwa kugira ngo yigishe atagatifuza imbaga kandi ayiyobore ku Mana. Kugira ngo nacyo kiba cyabazanye hano mu kiliziya mu gitondo mbere yuko mujya mu yindi mirimo, kugira ngo mwigishwe kandi muhabwe Yesu abamurikire mu buzima bwanyu bwose. Nuko rero Yesu amaze kumubwira ngo arahirwa, amubwira ko ari urutare, kandi kuri urwo rutare azubakaho kiliziya ye, amuha imfunguzo
yari afite amuha ububasha. Ahangaha ni naho dusanga isakramento rya penetensiya, isakramento ry'imbabazi. Yego, icyo muzabaha ku isi kizabaha hehe? No mu ijuru. Icyo muzabohora ku isi kizabohorwa na hehe? Iryo ni isakramento ry'iki? Isakramento ry'iki? Rya penetensiya. Iyo muri kuburana na bene data ngo amasakramento mutanga mu gihe twe tutagira muyakura hehe? Mwumvise aho biri? Aha ntabwo ari mu isezerano rya kera, ari mu isezerano nguhaye ububasha. Icyo uzaboha ku isi kizaboha, ariko ikizabohorwa no mu ijuru kizabohorwa. Kuki se twaguma twiboshye kandi Yesu yaratweretse inzira twageramo kugira ngo tubashe kugira gute? Tubashe kubohorwa. Nababwira iki rero? Nimuze tugane isakramento ry'imbabazi kugira ngo Yesu atubohore, maze tuzabashe kugira uruhare ku byishimo byo mu ijuru. Nuko rero twumvise Petero n'izindi mbaraga zamujemo zitavuye hehe? Ku Mana. Aravuga ati ibyo ntibizakubeho. Yazamwirika ati hoshi se kibi. Nubwo yahamije ukwemera, ariko ntago bivanyeho ko Petero ari umuntu. Siko bimeze na? Nubwo waba papa, nubwo waba musenyeri, nubwo waba padiri, ntago bivanaho ya kamere muntu. Hari ibyo uzavuga bivuye ku Mana, hari n'ibyo ushaka gukora bivuye kwa nde? Kwa sekibi. Nuko dusaba imbaraga z'Imana kugira ngo rero zitubemo, maze tubashe gukora ubwo butumwa neza uko Nyagasani abitwifuzaho. Uyu munsi rero turahimbaza Mutagatifu Dominiko. Dominiko batubwira ko yavukiye mu gihugu cya Espanye. Yavutse ari umwana warezwe neza, ababyeyi be bamwigishije kare gukunda Imana n'abantu. Urugero rw'ababyeyi be, cyane cyane urwa mama we umubyara, wamutozaga umuco mwiza wa gikristo yakuranye, rwatumye muri we havuka kandi hakomeza kwiyongera ihamagarwa rye ryo kwiyegurira Imana. Mu mashuri yiganaga ishyaka kandi akaba umuhanga, kugeza n'igihe agereye muri kaminuza y'i Palencia. Aho i Palencia rero yahagaragaje igikorwa gikomeye cy'urukundo n'impuhwe, atabara abashonji bagwaga mu nzira batagira kirengera. Nibwo afashe umugambi wo kugurisha ibitabo bye yari afite, byari bifite agaciro gakomeye, ndetse na bamwe muri bagenzi be babigenza batyo, nuko amafaranga bayatangiza ishyirahamwe ryo gufungurira abashonji. Kristo Yesu akuzwe. Dominiko rero aho abereye umusaseredoti, yitangiye cyane kwamamaza inkuru nziza. Yabaye muri diocese ya Osma, aba umufasha w'umwepiskopi waho witwaga Diego. Uwo mwepiskopi yari umugabo w'intwari kandi akagira imico myiza. Mu guhamya rero umugambi wo kuvugurura diocese n'abasaseredoti, uwo mwepiskopi yatoyeho Dominiko umunyamabanga n'umufasha muri icyo gikorwa. Mu gutangira iryo vugururwa, bagenzi ba Dominiko baramwishishaga, ariko nyuma baje kunyurwa n'ishyaka n'ubutwari bye. Yavugishaga ukuri cyane. Nababwiye umugani w'intoki 5 ku kiganza, ivugisha ukuri abantu barakwisha bakagushyira ku ruhande. Nawe rero niko byamugendekeye, ariko baza kumukunda kubera ko babonaga ari umuntu w'intwari. Igihe aherekeje umwepiskopi we mu majyepfo y'Ubufaransa, basanze ako gace karayogojwe n'idini ry'abigisha b'inyoma bitwaga Arbijwa, barwanyaga amahame ya Kiliziya. Nuko batangira ubwo kwigisha abantu bava hamwe bajya ahandi. Cyakora bidatinze Diego yitaba Imana, ariko Dominiko abifashijwemo cyane cyane no kubigisha ishapure, yakomeje umurego agarura abakristo benshi. Ntiyahwemaga rero kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya ngo amugoboke muri iyo ntambara. Nuko aza kubona ko atashobora gukomeza kwigisha wenyine, nibwo yiyemeje kurema umuryango w'abihaye Imana bamamaza butumwa. Ntibari bagenewe imirimo yindi isanzwe yo muri paruwasi usibye kwigisha. Aho bari hose bakiberaho gikene bakurikiza imibereho ya Mutagatifu Francisco wasize. Igitsina gore nacyo nticyatanzwe ku nyigisho za Dominiko no kwitabira vuba imigambi ye. Ikigo cya mbere cy'ababikira cyatangiriye ahitwa Ipruye, nyuma kibyara ibindi bigo byinshi. Umuryango Dominiko yashinze wakwiriye mu bihugu byinshi, wamamara hose kuva icyo gihe kugeza ubu.
Uwo muryango rero niwo tuzi n'ubu ngubu w'abadominikani mujya mwumva uri mu bihugu byinshi bitandukanye. Mu mwaka wa nyuma y'imibereho ye, Dominiko yakomeje kugenda henshi mu bihugu yigisha kandi ashinga n'ibindi bigo bishya. Aho yanyuze hose mu bigo ntiyazaririye ngo ashinge imizi, ahubwo yihatiraga kubaha inama zabafasha gukomera. Abadominikani bivugiye ko kimwe na Yezu, Dominiko nta buryamo yagiraga. Pawulo intumwa rero nawe yamubereye urugero, we wamaraga amezi make yigisha mu mujyi uyu n'uyu, nyuma akareka abavandimwe bagakomeza igikorwa yabaga yaratangiye. Dominiko yitabye Imana i Bologne tariki ya 6 Kanama 1221. Mbere yo gupfa yabwiye abavandimwe be bamuririraga ati, nzabagirira akamaro mfuye kurusha nkiri muzima. Kristo Yezu akuzwe. Nzabagirira akamaro mfuye kurusha nkiri muzima. Izi mvugo na Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu nawe yarazigize, kandi koko ko azakomeza gukora ibitangaza no mu gihe azaba atakiriho. Twongere twibuke rero urufunguzo Yezu yahaye Petero ko kugira ngo afungure cyangwa se afunge. Kugira ngo mu buzima bwacu bwa buri munsi hari abantu twishimira ko bagenzi bacu baseba yuko bafungwa bakicwa n'agahinda ndetse n'ibibazo bitandukanye. Tujye tumenya ko Nyagasani yaduhaye urufunguzo dufungure abo bantu bave mu mwijima, bave mu buroko, kandi na babandi bashaka kwinjira ahantu heza tubafungurire kugira ngo bazagere ku byishimo by'iteka. Mutagatifu Dominiko rero duhimbaza uyu munsi, ndetse na Siriyake ndetse na Simaragide, badusabire kugira ngo ibikorwa byiza byabaranze natwe biturange, tuzaronke ubugingo bw'iteka. Nyagasani Yezu nabane namwe. Tegetse byose birashoboka, byose birashoboka.